Reka dusengere iki cyumweru. Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ububasha n'ubushobozi, ndagushimira ndaguhimbaje, gushimira neza n'urukundo rwawe, nciye bugufi kugira ngo mu maso twese dutunganye tutarebe ibyaha byacu, kandi turakwinjiza kugira ngo ibyo twakoze bitagaragara neza mu maso yawe twese dutunganye. Mwami dusengere iki cyumweru, ndakwinjiza kugira ngo iki cyumweru kizabe icy'umugisha. Reka Mwami tuzagere ku cyumweru tuvuga ati Mwami, iki cyumweru cyari icy'ibitangaza. Ndakwinjiza kugira ngo iki cyumweru Mwami uzadusubize, iki cyumweru kizatubere icyumweru kidasanzwe. Kizaba icyumweru kitari gisanzwe nko mu bindi byumweru byose bisanzwe. Reka kizaba icyumweru cyuzuye imbaraga, cyuzuye imigisha. Reka kizaba icyumweru uzatwiyerekamo Mwami. Reka kizaba icyumweru cyuzuye ibitangaza byinshi. Reka Data uzatwiyereke, kandi ntibizabe iby'iki cyumweru gusa, ahubwo bizakomerezeho n'ibindi minsi yose. Uzatuyobore, udushoboze, utwereke Mwami uko dukwiriye kwitwara, udukomereze amaboko, uturinde Mwami gutana n'ibyo wavuze, uduhe kugenda uko ushaka, ariko ikirenze kuri ibyo uzaze ukivuga ku mitima yacu, kandi uzaduhe gukiranuka uko bikwiriye. Reka iki cyumweru ugire ikintu ukora, ugire ikintu gihambaye ukora mu buzima bwacu, ugire ikintu gikomeye Mwami ukora mu buzima bwacu. Reka Data tuzavuga ati Mwami ushimwe kubw'ibyo wadukoreye muri iki cyumweru. Bisabye mbizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.